reka mbabwira basa ahantu bita kwa Mukamana hakubereye imbwa y'umwana w'umukobwa afite ikibuno kirakapfusha ibibuno byateye muri iki gihe ubundi imbere ibibuno bitaraza habagaho iki none serega nyine hari abantu batoya barabudusayizi hakaba nyine na babandi b'amataye baba bafite n'ibiguru byiza sha byanyweye amata ibintu uvuga nibyo ko hari umwana ureba wareba nyasha ahagaze ari gutambuka hano ukabona ari mama yake mama yake yifitiye kunyo sadanje ahubwo mani buriya ngiye narakize ngiye burandayobora iwanjye umugore wanjye mukoresha nk'uko umuntu uzi akoresha telekomande ngenda ngira gutya gusa umugore agatamenya icyo nkoze we ntago wagera hanjye umugore wanjye nyubaha bya bindi byo ku rwego rwo hejuru ngiye yumvuze ngo amazi muri dushe amazi aba yagezeyo kare kumbwira ngo ndangije kuvuga ngo wenda kanguhe nk'urugero rworoshye nkiva mu kazi ngera mu rugo inkweto zamaze kumvamo nabyo kumbwira ngo ndajya kurwana no gukuramo inkweto ngo amasogisi wa rumva mfite amakuru ko bajya babakoma bande badukubita abagore banyu akosha umupeti ni yasaze ufite umugore umugore ndamugira Ako sawugosha wowe nubatuje mu kubitwa n'abagore. Oye mwebwe mukubitwa n'abagore. Abize ko muri quartier mujye mukubitwa na quartier abizi kabagore baho bande se bakubitwa. Ase nkawe koko rero. Uyu mugabo uhargira umugabo ufite umugore. Umugore ndamufite. Rero muri babagabo bagera mu rugo. Wagera mu rugo madama akavuga ati left and right. Oya cyane kuyungo yanywa n'igikoma. Burana umugabo wanyweye igikoma nawe bari ikindi gikoma. Ubwo shatse kumbera ko bivuze ngo afite igikoma cyinshi. Ubwo shatse kumbera ko murobye. Uhorobye se ngo. Reka ntago bikora. Ntago murobye. Wasanga n'isafuriya madama yatetse igikoma. Ari uyikomba. Ni uyikomba. Natayikombye none se urumva wagira ibitekerezo by'abagabo mu gabakomba isafuriya igikoma. Umva ikibazo. Ikibazo bindi tugira gutya umuntu akaba yakigira nk'igisenyi cyangwa handi hantu kwaje umuntu akajya kwinira akantu nyine kundi mugore ngiki ntago kigishobora gukora nageze saa moya zani mugoroba ataragera mu rugo ubwo mushatse kumbwira ko batajya baba isafuriya ikombwe nande isafuriya yakombwa nande kare kuzaba se isafuriya yakombwa nande agejeje saa moya arengeje saa moya nta kigenda cyuyu okay nimba mudakubitwa tugiye guhera iwawe tugende turebe kudakubitwa tuhite tukujya kuri uyu nguyu hakuse mwana reka mbanze nkuba umuntu w'umugabo nkanjye uzi byonyine usigarasiya ingana gute mu rugo iwawe irasege ibihari kandi uretse gato mbanze nkubwire ngewe umugore aramutsa nkubise sha oya umva mani reka nkubwize kuri sibyo reka iyingegera tujye kuyereka yuko twe turi abantu bakomeye niba ushaka kureba uburyo urugo rwanjye rwubakitse tugende njye kukwereka sha twumvikana ariko buretse gato abagabo burya basezeranira aho bahuriye akaba ari naho bahongera guhurira twumvikana usanga twebwe ibyo turi kukubwira ari byo ikaze yabyera ahangaha urabyemera irahari ariko mutaza kunyisha inyuma tukwisha inyuma se gute tukwisha inyuma gute we niba dukubita uze kudukiza hari isoni Sheri, akuse nkibi biko wasize nkanga. Sheri gashirira me. None ubaye bikize. Fukama. Wangurube we turisanga. Ibikofero n'ikibamba yambarisha.
vuba inyana size unge ngukora iki uyimesisi turana urabona imeshe ibi bisatsi ubundi tuzanye ibi none bice tunze Buzangwiki zakumesa ibicana gwa wabisize Nino shiri kungoza ariko wabisize he kanze wereke n'uyu musatsi Sheri kajye kuzana isabune Iravuba mbura umuntu mbona amaguru ihute naho zabivuga nawe uhita umugabo iwanjye ni hariya munyirarira avuga ibiki n'ibiki madamu wanjye ntabwo ari kuri yasanze ariko jewe umugore wanjye ubundi ni ewana ndabona ni umwana mwiza byaganje sheri wawe umugabo mwiza ndeba nyaho aho sheri muraho neza meze neza umeze ute meze neza mu rugendo so hari amahoro ni amahoro nari nkusaniye abashyitsi karibu barisanga mumeze mute se turaho yagendaga abo ni madamu wanjye umugore mwiza pe murakoze kabisa biragenda ariko biragenda natwe ntabwo twicara twatuje kubasuhuza gusa duhita dukomeza ariko buriya tuzabitekerezaho tugaruke ubutaha nta kibazo rwose abanyeretse ko abana n'abantu ibi ngibi bituma nzana umuneza mu nanjye avuga ati umugabo wanjye agendana n'abantu nta kibazo ni ukuri kw'Imana murakoze Simon kaze baherekeze bageze hano imbere naribi utebuke shusho karibu kabisa iwanje hano ni iwawe madamu nari ngutegereje ntegeze aya masaha uvuye he naragenda ndabona aya masaha uvuye he reba nafuza imyenda iyo bahari ko umenya izi mbwa nizo mugendana ako ubundi mvugana nawe wambaye ingofero gute kuramo gira vuba ndavuze ngo kuramo mereza zana nicyo gikapu ugendana wagira ngo wabaye umugore mereza kuramo byose ndavuze ngo kuramo byose ndavuze ngo gira vuba shano kurakoze kutuzana ngo uje kutwereka ngo zaba byukugenda nari nzikani n'abantu bazima mugendana none nimbwa za karitsiye zigenda zibungabunga bundi se bakwigisha iki ndavuze ngo icare hariya gira vuba hariya abariho mubona tanze namwe mbere sema nibi batubwiraga babure mujyane nimwe mutuma umugabo wanjye adakora ibi bintu byose mbone wakoze umva uyu munsi ninjye nawe mba nibyo byombo byogeje vuba vuba iminota nabyoza ngewe kurama nibyo bibiri neza ntazi yabaye yuko ngewe naziye nazambaye mba nari kureba ntabwo ureba none se muzuzi ko ari indwara y'amaso mba n'ibi byombo byose bibiri byogeje isabune ziriye ubwo ninjye uyishinzwe aho biba ntaguhazi wigire kubizana kandi nurangiza ari amakariso nasize mu kadobo ugenda uyafata uyafure nsange yanitse ku mugozi asa neza nibeshye nsanga utabikoze ninjye nawe uyu munsi aya natanze yapfuye ubusa umuntu yakumara agakubitwa n'inkuba gusa